Allo Samu na Seti rero barambwiye ngo baragaruka noneho muri stand up comedy. Mumpa amashidi ariko nimwari munkumbuye abakobwa mu mutubizu di. Mu mutubizu na wapana wowe. Akawe nako nyene akawe ni ingoroje. Baragasomye. Tugiye kwakira umusitari rero. N'umwana mutoya ufite impano. Bro, uyu mutipe yitwa Patrick na Rusine. Yitwa Rusine. Amaboko hejuru! Uriya rero iyo umaze gukora igitaramo cyawe si ngombwa kwivuna. Ubundi se ko nagiye mbemeza nta kintu nyigora bisoso 2012 uko wadidaga si byahindutse bijya nabi kubera iki suko n'umuswa ahubwo maruno ashaka kugira kwemeze ariko kubera ko ibintu by'ubuntu utajya bikorwa babona abana ntibakore sibyo wabahenze babimbwiye nta sapoti yabahaye yewe neza mukozi w'Imana mbabarire agacupa ngasomeye mu nzira pe sinari nzi kuribuza noneho igitaramo cyawe cyakindi cyabaye ngenashishwa twakoze akana k'umuhanga hano babize amafaranga za mbere ariko twabonyemo naguhamba icya 10 umuntu wamvunjira akamami yasenyesa inoti ya 5 bivuye mu mufuka wanjye ubundi white man sorry English ndirire ngo na noti ya 2 yandusha banao rwose rimwe mu buzima ndahiro Natasha abantu kubyaje ese kukina filime ari akuru yujuje inzu naguze ikintu I was telling you I'm a comedian by profession and agiye amafaranga y'inzu bayakagutse landlord my landlord is enda Sochiramonzi can you help me please dore n'umwana none w'umuzungu Betty what is his name? Marco Rumuri Y'ikinyarwanda asa n'urumuri koko nawe witwa Rumuri ariko rw'ijoro Marco, I was telling your father
that Ewan, we are very poor, even if we are very famous. Marco, cyangwa biburi ko papa wawe yabindosora. Mama, wewe umvise Ikinyarwanda cyatubonye. Manisha agatebera. Mama, urumva ukuntu byagenze kera papa yaradutaye. Noneho nawe urabizi ishuguri z'ikigali ukuntu ziba zimeze. Amayenga amadurazana kandi noneho ngenzi umutipe mu mujyi witwa Alex ucuruza udukweto twiza twakora amaboko muyambara kangahe nakumye gatatu ndayifite ya kera itakimurira kandi irakomeye. How are you? Umeze mutesi Kadafi Kadu cyagihombi cyane komero kuko ibiraka byo muri cogamu hano hageze mugitaramo barakennye reba Kadafi tumushimire cyane niwe muntu wa mbere wamfotoreye ubuntu ari muri 2018 twigaga i Butare twembi kwatekagwaho kuba twiga i Butare kubera ikibazo cyo gukorera amafaranga hadapfirwaga i Kigali na ba Rusine nawe yigiye kunywa inzoga batangiye kubeshya nkakundana na Abantu nakoranye na Brenda ntabwo bakuzi ari agatwiko kakinjiza uko Kadafi rero icyo gihe nari mfite performance muri Seka Live amfotora amafoto abiri maremare ndi bumwishyura 4,000 maze mu mfuka nsangamo 2 ahita yakata yagira passport ntabwo nzabyibagirwa sha. Uyu munsi ndashimira Imana cyane kubera yuko kuri iyi tariki kuri uku kwezi nibwo nujuje imyaka 3 koze ibyaha bikomeye cyane ariko simfungo yego aho ngayi bino bari brage ntabwo babirisi tugira ngo byarabaye abiza no muri gospel bivuze ngo nanyuzwe mu mutima wanjye bari ibyo nyine indirimbo igihumbi arabeshya nazirimo cyerekana barashyizemo n'igitabo cy'indirimbo muyoboke peace meze bitese abamanajinze bari mu matuwa hanze uraho uricaye ngo uri guseka imigisha myinshi kuri wowe ako wamanajinga umunyarwenya tuvuga ibintu dusubire wenda wabibasha biragoye ako nawe uriho abanzi barenga 7 bagucomoka ikibazo ni wowe nyamara uzisuzuma ubu koko tabisha cyari nanina mwapfubiki kwe mbere abakobwa kari beza ko angiye kumwinjira ari kurindeba nawe dukomeze ku byo twari turiho byo mukono nshima Imana. Rumuri winsakuriza nawe ibyo nabwiye gukorera so wabyanze winsakuriza rero ukumbura ni guperforminga ndasorwa mu nzu kandi wowe ufite pasiporo nge n'irangamuntu ngira tembera amahanga wagiye muri za Rwanda ndaho ndagaramye kana kumwe kakurusha amafaranga uri ikintu cy'igisaza ko urugabo rw'ibyana kariya kana konti yakuruteye amafaranga ufite imbere yawe nta n'ibihumbi 15 wambaye wateretse ubwanwa gusa ubu se bushari ntiyabuteretse bakamufunga bakabwogosha sinisakaye ubimenya
bise ni ibiki kandi urebe ukuntu kugafata ari sawa ubu bazubi bari kujyaho bagashyiramo ifoto yabo cyari iki muri shurange ntabwo cyari kirimo sinabeshya amafaranga menya nasinze aho nari n'indirimbo ya Mani Marite irimo nabireba Mani Marite rero ningira amafaranga nzamushingira umugezi yaririmbye akagezi ka Mushoroza aririmba ngo mazi magari we unywa amazi gusa we yayo noneho yateye imbere abonye hajemo abasani bafite amazina nyine ubundi kera yitwaga Mani Marite it's your boy Mani Martin your boy ikigabo cy'imyaka 40 ngo your boy sha Rasta na Kinyarwanda uzi sorry to bother you ubwo nari nkomonyemo ibiceri ibaze ko ikibonke boss wanjye yasabirije mu bantu ndinde wo kutabiko English uba waneguje kare nazanyize bahari mubonye baha icyo gishura wambaye urakibona murakireba ibintu n'ubusa cyane ukurumva ugatwitse dripu cyane dore ng'icyano ku meza ari kukimena ibyo kunywa ubuzima buroroshye cyane ore chakula ibyo navuze murate okay dukomeze kuri story nababwiraga y'ukuntu ayine gahungaye yahuye na Bushari muri bisi sibyo twavugaga uburyo nagiriwe ubuntu mu buzima bwanjye nakoze amakosa ariko simfunga sibyo uwo munsi Imana mbabazi nakonze umuntu ntwaye imodoka murabizi yuko uyu mugongeye muri Red Cross muri bya mirongo y'umweru amafaranga bamuha ari menshi ugereranyije n'ayo bamuha umukonge mu mpande y'igitabo urabizi banyamakuru umenye uburenganzira bwanyu ambukira muri Red Cross kubera ko amafaranga yawe ni menshi iyo upfuye ni miliyoni enye make sure you die so akahandi ni 800 nabwo wakomeretse byoroheje nabonye umuntu aho mukatiye ariko n'undi namugonze ngo umukindo wenda kurusha umuntu kuko buri muntu yatera umukindo ariko umukindo ntiwatera umuntu mitamagarikwa n'ipoto nayo ndayigonga kandi kubera umuvuduko n'indi wari Sofia 3 zamfotoye sana gasoni umukobwa ni mwiza tugomba kumutegereza ikindi kintu mvuga ataragaruka ubu ageze hano inyuma agenda kandi bari kwisetsa ngo ntiyamuvuze ntabwo namuvuga akavukana na Rugamba
agenda muri tuwarete ubu mana ipantaro akuyemo umwenda w'imbere